Imana irahamagarira umugabo wese, Imana irahamagarira umugore wese, Imana irahamagarira umusaza wese n'umukecuru gutumbira umusaraba. Niho hari intsinzi, imbaraga no gukomezwa, niho honyine hatazatuma wicuza ibyo migendere n'imibereho yawe. Kristo agushoboze gutera intambwe. Haleluya. Nabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Nshimira Imana kandi namwe ndabashimira uburyo mukomeje kubana natwe, kandi wahisemo neza, ntabwo wibeshye kugera kuri uyu muyoboro. Imana iguha umugisha. Njye mwene so Hakizimana Emmanuel imigozi mukomeje kubana, ndabararikira kuza kumva iki cyigisho neza, kandi turarikana na Mwuka w'Imana kuza kubana natwe, akaturinda igisa n'ikibi cyose, maze akaduhuza imitima, akaturinda ikibi cyose, akaganza muri twebwe. Uyu munsi tugiye kwigana amagambo avuga ngo suzuma niba nta rubanza. Ni ikibazo kibaza njyewe nawe. Njye wumvishe uvuga aya magambo ndetse nawe wumva aya magambo. Suzuma niba nta rubanza. Muri iyi si hacibwamo imanza, abakomeye bakagwira aboroheje, imanza zikagorekwa, ndetse n'intsinzi igatahana uwahemukiye. Ariko ibyo byose twibuke yuko ku iherezo hariho urubanza, kandi hakaba hari Imana itabera. Ibyo umuntu yakoze byose bikazagaragara. Ariko hano mugiye gusobanukirwa ko hariho umucamanza. Umucamanza urenze kuri abo bose. Umucamanza Imana Data ishobora byose. Uzahishura ibyari bihishwe, uzarenganura abarengana, uzashyira ibintu byose ahagaragara. Uzaca imanza nta puresha ariho, uzaca imana ntawe abogamiyeho, ahubwo buri wese akazamucira urubanza bikurikije n'ibyo yakoze. Urubanza dutegereje ni urubanza ruheruka amateka y'iyi si, aho buri wese azahabwa ibyo ku giti cye, uko yakoresheje igihe yahawe ndetse n'ubwenge n'impano yahawe. Reka dusenge mbere ya byose. Urakoze Data mwiza, mw'Imana ikomeye, Imana itanga ubugingo. Ngushimiye kubw'urukundo, neza n'ubuntu bwawe bitarondoreka. Wihimbarizwe. Tuje imbere yawe turi abanyabyaha, dukora byinshi byangwa n'amaso yawe. Turagusaba kugira ngo Umwami tubabarire ibyaha byacu. Tugiye kwiga amagambo yawe y'ubugingo. Turakwinginze wurukire kubana natwe. Mbere na mbere unyeze njyewe ugiye kuvuga aya magambo. Byari bikwiye abamarayika batacumuye ko wemeye yuko binyura muri twebwe abana b'abantu. Nyemerera uzubane natwe, wigishe uri mu ijuru, maze Data umvugire mu ndi mu isi. Nyemerera uhuze imitima abanyumva, ndetse nanjye umpe kubana nawe. Uturinde igisa n'ikibi cyose, uturinde kirogoya Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Ngwino wiganze muri twebwe, kandi uduhe kumva no kumvira mu izina rya Yesu. Amen. Suzuma niba nta rubanza. Muririmbyi n'ijwi ryiza, mubwiriza n'imico yawe. Suzuma niba nta rubanza mu byo ukora. Nawe waba umupasitoro, waba umudiyakoni, waba umukuru w'itorero, waba padiri, waba umwizera, waba umucuruzi, waba umuhinzi, umuyobozi, haba mu itorero ndetse no hanze yaryo, waba umuyobozi mu nzego za leta, waba uwikorera, waba umwana, waba umusore, waba umugabo, waba umugore, waba umusaza, waba umukecuru. Suzuma ibyo ukora niba ari nta makemwa. Wabaye umuhanga mu kwiba, ubusambanyi, uremerwa ngo uri metre. Abakobwa n'abagore babandura bamaze urambara ubusa ugashuka,
abakubona kandi uzi ko uzana ibigusha azabona ishyano. Imana wayihinduye inyagisuzuguriro ngo ntacyo bitwaye. Urisiga amarangi uhindura uko Imana yakuremye gushaka ubwiza burenze ubwo ufite. Nta musore muzima urambagiza amarangi wisiga. Nutagaruka ugiye mu rwobo utazivanamo. Ese Kristo wiyitirira ari muri wowe? Kurenganya abantu ngo ndarenze? Wakiba ngo mbarusha ubwenge? Warengerera ukumva uri mukuri? Ese unyuzwe no guhora muri ibyo? Mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 12 umurongo wa 14 hari amagambo avuga ngo, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, n'igihishwe cyose ari icyiza cyangwa ikibi. Ibyo dukora buri munsi, ibyo twirirwa twivugatanyamo buri munsi, ibyo byose, haba ibyiza, haba ibibi, haba kugira neza, haba kugira nabi, ibyo byose bizaza mu rubanza, ntaho uzabihungira. Kandi tukongera kubona amagambo arimo Kuva igice cyaho cya 20:15 ari ryo tegeko ngo ntukibe. Kwiba si ugutwara ibintu gusa. Muri karitsiye hari abazwi ko ari abasambo? Ntabwo ari abo gusa. Hari ukwiba mu buryo bwinshi. Hari ukwiba Imana nk'uko biboneka muri Maraki igice cyaho cya 3 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Ariko kwiba icya 10 n'amaturo. Hari ukwiba abakiriya mu bucuruzi nk'uko tubibona mu Migani igice cya 11 umurongo wa 1. Hari ukwiba inshingano zawe mu mwanya w'akazi cyangwa mu murimo w'Imana. Hari ukwiba igihe ukirengagiza isabato nk'uko biboneka muri Yesaya igice cya 58 umurongo wa 13. Hari ukwiba abana b'Imana bayobya. Ese muri izo migabane zose wisanga he? Hari abantu benshi bafite imyanya ishingiye ku kwizera, aribo twabonye abapasiteri ukageza ku woroheje. Ariko ibyo ukora si byo bigaragaza aho uhagaze mu maso y'Imana. Suzuma imirimo ufite niba uyikora neza. Niba nta makemwa, usuzume niba nta rubanza. Nusanga hari ikibazo kirimo, wicishe bugufi usaba Imana imbabazi, maze ugaruka mu murongo. Imana itureba atari ku isura cyangwa ku izina, ahubwo ku mutima ndetse n'imyitwarire yacu. Nshuti muvandimwe, itegeko ry'Imana riracyariho. Nk'uko tubibona muri Yakobo igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza ku wa 11. Umuntu wese witondera amategeko yose agasitara kuri rimwe, aba yacumuye yose, kuko wavuze ati ntugasambane niwe wavuze ati ntukice. Nuko rero nudasambana ariko ukica uba ucumuye amategeko yose. Muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Bene uko kwizera mbese kwabasha kumukiza? Tubonye yuko dukwiriye gukora nk'abajya gucirwa urubanza n'amategeko atera umudendezo. Ibyo ujya gukora byose, ujye utekereza ko uzabibazwa. Ingero zifatika: Gehazi yari umukozi wa Elisa, ariko yibye Namani mu buryo bw'uburiganya. Yaciriwe urubanza, yanduzwa ibibembe. Ananiya na Safira bari bagize itorero, ariko barabeshye. Bari bamwe mu bagize itorero, ariko barabeshye, baguye aho bahagaze, urubanza rwahise ruza. Ibuka Yuda Isikariyota nk'uko biboneka muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 6. Yafataga amafaranga agenewe umurimo akayiyitirira.
ese abo bose amaherezo yabo yagenze ate? ese amaherezo yabo yagenze neza cyangwa amaherezo yabo yagenze nabi? nshuti muvandimwe, ibyubahiro byawe ntibikuraho urubanza. waba wiga kaminuza, waba uri umuyobozi w'ikirenga, waba ukora iki n'iki, ntireba imyanya y'abantu. Imana ntabwo ireba imyanya y'abantu. Kwiba bifite isura nyinshi kandi byose bizabazwa. ushobora kuba wibye amahoro y'abandi, ushobora kuba wibye ubwenge bw'abandi cyangwa igishoro cy'Imana. ese muri ibyo ni iki wiba? ese muri ibyo ni iki wiba? ntabwo wiba Imana icya cumi n'amaturo yayo. abanyabwenge ndetse abashumba bagiye kureba umwana wari wavutse Yesu, bamujaniye ifeza, bamujanira iby'igiciro ndetse bamujana n'ibihumura neza. kuko yari umwana w'Imana. ifeza yashushanyaga icya cumi. iby'igiciro byashushanyaga amaturo. ibihumura neza byashushanyaga ubufasha uha abandi. ese ugira uruhare mu gufasha abandi cyangwa wabitereye iyo? garukiraho usange Yesu yiteguye kukwakira. kuko ari nta cyahishwe kitagaragara cyangwa icyakorewe mu rwiherero kitazerekanirwa mu mucyo. ntacyo, nk'uko biboneka muri Luka igice cya 8:17. nta cyahishwe, nta cyakorewe mu rwiherero kitazerekanwa n'umucyo. nshuti, nimureke guca imanza kugeza igihe umwami azazira, kuko ari we uzazana ku mugaragaro ibihishwe byose. nicyo gituma mudakwiriye guca urubanza rw'ikintu cyose igihe cyarwo kitarasohora, kugeza ubwo umwami wacu azaza agatangaza ibyari byarahishwe mu mwijima kandi akagaragaza n'imigambi yo mu mitima. ubwo nibwo umuntu wese azahabwa n'Imana ishimwe rimukwiriye. kuboneka mu rwa mbere rw'Abikorino igice cya 4:5. nubwo bimeze bityo, ntabwo dukwiriye gucana imanza. ahubwo njyewe Emmanuel Hakizimana ndireba ku giti cyanjye. ese nkiranukira Imana muri kimwe mu 10 n'amaturo? ese ngira uruhare mu gufasha abandi? ese ndi umujura? ese ndi umusambanyi? ese ndi umurozi? ese n'iki ibyangwa n'amaso y'Uwiteka nibyo nkora? cyangwa nkora ibihesha Imana icyubahiro? suzuma niba nta rubanza. ese ibyo ukora biratunganye? ese mu mirimo yawe Imana ikubonamo intumwa cyangwa ikubonamo igishuko? ese wibuka ko hari urubanza? ese ubabazwa n'ibintu byose wakoraga uri mu mwanya Imana itakujyanyemo? ubabazwa nabyo? nubwo utakoresheje igihe cyawe neza, nubwo utitwaye neza, nubwo wakoze ibinyuranye n'ubushake bw'Imana, nubwo witwikira ishusho y'Ubukristo, garukiraho usaba Imana imbabazi, usaba Imana gutangira bundi bushya, kuko igihe cy'ubugoryi Imana yakirengagije
Imana irahamagarira umusore wese, Imana irahamagarira umugabo wese, Imana irahamagarira umugore wese, Imana irahamagarira umusaza wese n'umukecuru gutumbira umusaraba. Niho hari intsinzi, imbaraga no gukomezwa, niho honyine hatazatuma wicuza ibyo migendere n'imibereho yawe. Kristo agushoboze gutera intambwe. Sanga Kristo umwakire, niteguye kukwakira. Kristo ni inshuti magara, mugire inshuti, we kumwihakana, mwigireho, akuzuza imbaraga, agutsindishirize, kandi aguha amahoro mu izina rya Data, iryo Mwana, iryo Mwuka Wera. Amen. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Mwami Imana ikomeye, Imana ikiranuka, tugushimiye uburyo ubanye natwe, izina ryawe nirishimwe. Shimwa kandi uhimbazwe kubwo kubana natwe, abanye natwe turi kwiga aya magambo bavuga ngo suzuma nta rubanza. Buri wese asuzumye imibereho yasanga hari mu rubanza. Niyo mpamvu twicishe bugufi imbere yawe kugira ngo tubarirwe nawe, uduhe gutangira azero, uduhe gutangira bundi bushya. Ibyahise byacu byirengagize, maze Data dutangirane nawe, uduhe imibereho mishya, uturinde gusubira inyuma Data, uduhe kugana mbere, uturinde umwanzi Satani, dukomereze mu buntu bwawe Umwami Imana ishobora byose. Nyemerera uturinde kujya kure yawe, twambike imbaraga, uduhe gukomera muri wowe, maze Data kohereza uzadembeka muri urukingo. Abatwumva bose Data ubaha umugisha wawe, kandi utugwirize impano mu izina rya Yesu. Amen.